kubera ko Babuloni yitwaje Bibiliya itera Afurika, ariko mu gutera Afurika ntago bari batuzaniye ubwami bw'Imana, bari batuzaniye ubwami bw'Uburayi. Ntago bari batuzaniye Kristo kugira ngo tumwakire, ahubwo bo bari bazanye ikintu cyo kugira ngo badutsikamire, bituma bagoreka ijambo ry'Imana barivugisha ibintu ritavuze. Dukosora amakosa yaba yarakozwe n'abamisiyoneri b'abazungu baje bazanye idini muri Afurika. Bazanye idini, ntago bazanye agakiza, ntago bazanye ubutumwa bwiza, bazanye idini, kuko idini iteka ryose rifasha abakoroni gutwara. Tugomba gutandukanya umuvumo n'igihano. Hari amakosa Egiputa yakoze yatumye Imana, umuvumo ni irrevocable, ni ikintu udashobora kugarura, ariko igihano ugishyiramo umwana wawe wanateganyije uko uri bumugenze. Kristo Yesu watumeneye amaraso ngo bamuhinduye umwuzukuru w'abazungu, ngo ni imandwa y'abazungu, ngo niyo mpamvu ko turushaho kuyiterekera ni kwigira imbaraga. Ariko niba twarakurikiye neza, mbere yuko tuza kubona ibihano Imana yavuze kuri Egiputa, tubanze turebe no kuvuka kw'igihugu cya Isirayeli ivukira muri Egiputa. Iyo bavuze Afurika uba wumva ari ahantu h'ubukene, ahantu hababaje, ahantu hari abantu bagowe. Egiputa ubwayo yigeze gutwara isi yose. Egiputa ubwayo yigeze kuba nk'uko uyu munsi wavuga, ntago wayigereranya na Amerika, kuko umbwire bwa bwoko bwavumwe uburyo Imana itangiye kubwenkorupora mu isezerano rya Aburahamu, kubwinjiza mu isezerano rya Aburahamu, habaho amasezerano yo gushakana no kubyarana. Yosefu singuyu ashatse umunyegiputakazi, birakomeje. Ese Yosefu kujya muri Egiputa byari mu mugambi w'Imana cyangwa ntabwo byari mu mugambi w'Imana? Kuko niba byari mu mugambi w'Imana, ubwo no gushaka umunyegiputakazi byari mu mugambi w'Imana. Hari ikintu bita le droit du sol, cyangwa se uburenganzira bw'ubutaka wavukiyeho. Noneho iyo droit du sol ihuye no kuba wabyaranye n'umuntu wo muri icyo gihugu, uwo mwana automatikoma avuka ari umwene gihugu. Ziriya kwafire zari kwafire z'abirabura, nk'uko n'uyu munsi ari kwafire z'abirabura. Nta bazungu bajya basuka kuriya rwose. Ibihugu bikize byose bigira abanyamahanga benshi. Guha urugero, nk'aha mu Bubiligi dufite, mbere y'uko abamisiyoneri baza muri Afurika, bajyaga mu kintu kimeze nk'ingando, bakabanza bakabatoza uko bagomba kuvuga Afurika mu byanditswe. Ni naho havuye iriya consensus cyangwa kuriya kwemeranywa uburyo abazungu bazanye ubutumwa bwiza, babibye imbuto y'uko Egiputa ivuga ibyaha, bafite umwuka wo gushaka gutandukanya Imana ya Isirayeli n'umuntu wese witwa ko ari umunyafurika cyangwa se afite uruhu rwirabura. Kandi azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Reka tugusuhuze inshuti mukundwa ubana natwe buri munsi kuri iki biganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turagusabira umugisha mwinshi aho uri. Turasuhuza abantu bose bari mu bihugu biri hano muri Afurika, abandi bari ku mugabane w'Uburayi, mwese tutarondora mukurikira ibi biganiro, ndetse turasuhuza n'abari ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Amerika ndetse n'umugabane wa Oceania. Tubifuriza amahoro n'umugisha bitangwa na Kristo Yesu umwami wacu, kandi amahoro Imana itanga akomeze kuba mu ngo zanyu, mu buzima bwanyu, mu mitima yanyu. Tunejejwe n'Imana umutima ko ngiye kuduha akanya rero kugaruka mu kiganiro cyacu Menya Nibi hamwe na Mama Clarisse uturuka Belgique. Reka tumuhe ikaze. Mama Clarisse, umeze ute? turashima Imana. Abantu benshi bakwita umukobwa, akaba tuzatubwira wa mukobwa bwanire kuri hano mu mama, ntabwo baremera ko uri umumama. Ndi umumama w'ubwo mukuru cyane. Oya reka ndeke gukabya. Ndi umumama ndetse utari w'abana bake. Abantu rero bakora vuba ngo uzatubwire uriya mukobwa niho yandura no mu mama. Ubwo rero bashaka kumenya niba uri umumama koko cyangwa se utari washaka. Ndi umumama, nishimwe rikomeye nshimira Imana ko yangiriye icyo cyizere
nkaba ndi umubyeyi w'abana 3 kandi nubatse urugo, kandi ndumva twarabivuze dutangira, ahubwo kenshi dusigaye dutangira tugahita dufashwa tukikomereza. Kubera ko tumeze ko nabonye kuri social media nuko buri munsi hahora haza abandi bantu bashya, n'igihe abakera basa nk'abagenda hakaza bashyashya. Rero kandi ubanza hari ukwiye kuzaza wivuga buri gihe uko ugiye gutambutsa ikiganiro. Rero tuguhaye ikaze cyane kuri Iron TV. Mu by'ukuri abantu benshi baba bafite inyota cyane yo kumva ubutunzi Imana agushyizemo, kuko hari abantu baba barimo kutwandikira inbox bavuga ati se Clarisse kuki utamuha ibiganiro bya buri munsi kugira ngo dukomeze tumwumve. Ndavuga ni nzamubwira rero ababwira impamvu ataboneka. Kuki utaboneka? Erega hari amagambo meza ari mu ijambo ry'Imana bavuga ngo Imana yaduhaye ubwo butunzi mu nzabya zibumba. Izo nzabya zibumba rero ziroroha cyane, zigira byinshi bizifata ku buryo icyo Imana yagushyiramo cyose iriyaranja kikaguma mu rwabya rw'ibumba, kugira ngo utagera ahantu ugira ngo hari ikindi kintu uri cyo, cyangwa hari ikindi kintu uzi, cyangwa hari sinzi niba uri kumva icyo nshaka kuvuga. Rero urwo rwabya rw'ibumba Imana yemera ko hari ibyo ruhora rubamo, hari ibirugose, hari ibirugoye, rero bidatuma jyewe nk'urwabya rw'ibumba mbasha kuboneka icyo gihe cyose. Bushize twavuze ku by'igihugu kiroga. Umuntu aba ari aha agomba gushaka ubuzima, ari umubyeyi, ari umugore mu rugo, ntago biba byoroshye, ariko ndashimira Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo ko no muri ibyo bikomeye gutyo iriyaranje ikatubonera akanya tukagirirwa umugisha wo kuba twaganira tugakora nk'iki kiganiro. Buriya niyo bikunze rimwe mu cyumweru, ngira ngo wowe ubibona ko ari nk'ikintu cy'igitangaza kibaye. Ubahaye ubuhamya bw'ukuntu dusubika, dusubukura, dupanga, bipfa, tugerageza, ariko igihe gikwiriye iyo gisohoye Imana ica inzira bikemera. Nibyo rwose, ngira ngo abantu barabyumvise. Turabwira abadukurikiye yuko tugarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi, kandi tukaba turi ku kiganiro cyitwa Afurika ubuhanuzi. Ni iki Imana ivuga kuri Afurika, ni iki Imana yavuze kuri Afurika, ese ubundi ni iki abantu bayivugaho, ni iki se Satani wayivugaho, kuko hari uburyo Afurika yafashwe nk'ikindi kintu kibi, ariko iyo turimo turiga tureba turabona ko ahubwo Afurika ari nk'umutima w'isi. Nkurikije ibintu maze kugenda nyumvaho, ni nk'umutima w'isi w'ubutunzi isi yose yakabaye ifataho nayo ikarya. Hanyuma rero hakwiyongeraho ikiremwa muntu. Clarisse ubushize yaratubwiye ati ibintu biraryoshye, ahubwo twebwe Imana yaduhaye uruhu rwiza cyane, turi n'abeza abanyafurika. Ariko sinavuze ko abandi ari babi, ako ngako nuko kitondera. Turi beza koko pe, ariko ntabwo bivuze ko abandi ari babi. Ntabwo ariko wavuze, ariko nanone kandi nyine umuntu nanone se ubundi yavuga ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba wikunda zo kuko utakwivugaho ibyiza, kubera iki se? Ntabwo abandi nabo tuvuze ko ari babi, nabo ni bagenzi bacu. Hanyuma rero ubushize ngira ngo twavuze kuri Afurika, tuvuga bari abahungu 3 ba Nowa, se n'abuzukuru babo, uburyo bagiye bigabanya iyi si, cyangwa n'uburyo hari abaje muri Afurika. Ngira ngo twatugeze ahantu haryoshye, uvuga ati turashaka kuzareba iki noneho turase neza ku cy'Imana yavuze kuri Afurika n'ibigiye kuyibaho byinshi. Ibi ni ibintu byiza abantu bashaka kwiga bakwiye kumenya, kandi bigatuma ibyiringiro byabo bumva bifite ikintu byubakiyeho, kuko twabonye ko hari umwuka wabaye mu bantu bo muri Afurika. Ari nayo mpamvu nyine benshi yumva ko kubaho neza ari ukuva muri Afurika akajya mu bindi bihugu by'i Burayi, za Amerika n'ahandi. Ariko naje kubona ko Afurika ahubwo iryoshye cyane, kuyibamo ni byiza. Hanyuma Clarisse, tuguhaye ikaze kugira ngo wongere use nk'aho introduction, cyangwa usubire mu gatoya ku byo twavuze ubushize, tubone kwinjira no gusobanura ibindi. Reka tutaratangira tubanze twiragize Imana
kugira ngo ibane natwe bigende neza. Ya data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira kubw'ubu buntu bawongeye kutugirira kugira ngo Uwiteka tuganire kuri iri jambo ryawe, ijambo mwami Imana ryuzuye ubwenge, ijambo ryuzuye guhishurirwa kandi ryuzuye ubuhanga. Mwami Imana, ijambo umuntu arebamo akamenya neza imigambi ufite ku bantu. Nuko mwami ndasenze kugira ngo uzubane natwe, dutangirane nawe mwami, dusozanye nawe, kandi Uwiteka buri wese akumve muri aka kanya tugiye kumara. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubushize ngira ngo twahereye ku ijambo ryo mu Migani rivuga ngo mwana wanjye ugira ubwenge kandi unezeze umutima wanjye kugira ngo mbone icyo nsubiza untutse. Aho niho twahereye dusobanurira abantu ko hari courant irimo izamuka y'abantu bafite gutuka Imana mu mitima yabo, bafite gutuka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kandi cyane cyane bahagurukanye umwuka wo gutandukanya Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo n'umuntu wese witwa ko ari uwo mu rubyaro rwa Hamu. Bafite umwuka wo gushaka gutandukanya Imana ya Isirayeli n'umuntu wese witwa ko ari umunyafurika cyangwa se afite uruhu rwirabura. Kandi mu by'ukuri nk'uko twabibonye turimo tuganira kuri Babuloni, ibintu bashingiraho bifite ishingiro, ariko bakomeza gukora ikosa Babuloni yakoze, kubera ko Babuloni yitwaje Bibiliya itera Afurika, ariko mu gutera Afurika ntago bari batuzaniye ubwami bw'Imana, bari batuzaniye ubwami bw'Uburayi. Ntago bari batuzaniye Kristo kugira ngo tumwakire, ahubwo bo bari bazanye ikintu cyo kugira ngo badutsikamire, bituma bagoreka ijambo ry'Imana barivugisha ibintu ritavuze. Niyo mpamvu twihaye aka kanya ko kugira ngo tugarure ibintu mu buryo, dukosora amakosa yaba yarakozwe n'abamisiyoneri b'abazungu baje bazanye idini muri Afurika. Nkunda kubitsindagira ko bano bantu bazanye n'abakoroni, bazanye idini, ntago bazanye agakiza, ntago bazanye ubutumwa bwiza, bazanye idini, kuko idini iteka ryose rifasha abakoroni gutwara. Nta hantu na hamwe ushobora kumetiriza abantu utabanje gufata roho zabo, niba ariko nabivuga, utabanje gufata imitekerereze yabo no kubamanipira mu buryo bwa roho. Hanyuma rero kuko Bibiliya ari igitabo cyavugaga ukuri kw'ijambo ry'Imana, baragifata barakigoreka, bagisobanura mu buryo bwo bashaka, kubera ko mbere y'uko abamisiyoneri baza muri Afurika bajyaga mu kintu kimeze nk'ingando, bakabanza bakabatoza uko bagomba kuvuga Afurika mu byanditswe. Ni naho havuye iriya consensus cyangwa kuriya kwemeranywa k'uburyo abazungu bazanye ubutumwa bwiza, babibye imbuto y'uko Egiputa ivuga ibyaha, babibye imbuto y'uko Egiputa ivuga umuvumo, ku buryo kugeza uyu munsi natwe Abanyarwanda, natwe Abanyafurika, iyo turimo tubwiriza, tuba tubwiriza tuvuga Egiputa koko nk'umuvumo. Tuba tubwiriza tuvuga Egiputa nk'ikintu kiri aho cyavumwe, Imana yateye umugongo, kubera ko bo niyo consensus bagiranye, kugira ngo baze batwereka ko uwo muvumo turiho niwe utumye baza no kudutwara. Ariko se koko ibyo bintu byari ukuri? Ariko se koko ku ruhande rumwe, yenda turaza kugenda tureba mu byanditswe, tugomba gutandukanya umuvumo n'igihano. Hari amakosa Egiputa yakoze yatumye Imana ibategekera igihano runaka, ariko iyo uhannye umwana wawe ntabwo uba umuvumye. Burya umwana umuhana kugira ngo yikosore. Umuvumo ni irrevocable, ni ikintu udashobora kugarura, ariko igihano ugishyiramo umwana wawe wanateganyije uko uri bumugenze nyuma y'uko agishoje ukamubabarira. Kuko niba igihano kibaye umuvumo, na Isirayeli yaba yaravumye, kuko inshuro nyinshi twabonye Imana igenda ihana abana bayo ba Isirayeli. Rero hari ibihano Imana yavuze kuri Egiputa birimo koko no kutugabiza umwami w'umunyamwaga kugira ngo adutware. Ibyo tubisanga mu ijambo ry'Imana, ariko nyuma y'ibyo hari ibindi byiringiro, kuko cyari igihano, ntago wari umuvumo. Abo bantu rero ntaravuga kuri abo bantu, reka nongereho aka kantu. Bibiliya nivuga ngo uwo nkunda ndamucyaha kandi nkamuhanisha ibihano. Imana itagukunda ntiyanakwigora iguhana.
Imana itagufiteho umugambi nta n'igihano cyayo, nta n'umwanya igutaho, ariko kuko Imana yakunze Egiputa cyane byayiteye no kuyishyiraho ibihano kugira ngo Abanyegiputa, Abanyafurika, dutangira twavuze ko ijambo Afurika ritabagaho mu gihe cya Bibiliya, ahubwo muri Bibiliya iyo bajyaga kuvuga Afurika bakoreshaga amagambo nk'atatu, harimo igihugu cya Hamu, harimo Egiputa, tubona ko Egiputa ubwayo yari igizwe n'ibihugu byinshi ndetse n'ubwami bwinshi, harimo cyangwa se Etiyopiya. Iyo Bibiliya ikoresheje ijambo rimwe muri ayo, akenshi hari ubwo ibivuga Egiputa nk'igihugu cyangwa Egiputa nk'uyu mugabane wacu wose nk'igihugu cya Hamu, nk'uko twabibonye muri Zaburi y'105 na Zaburi y'106. Rero igituma turi kuganira aya magambo ni iryo jambo nyine ryo mu Migani, ryo kugira ngo uyu munsi twihinge nk'abana b'Imana, tugire ubumenyi runaka tugira bubasha gutuma binyuze muri twebwe Imana ibona icyo isubiza abayitutse. Kubera ko hari abantu bahagurukanye gutuka Imana uyu munsi bavuga ko twebwe ngo twambaza imandwa z'abazungu. Imana yacu bayihinduye imandwa z'abazungu. Kristo Yesu watumeneye amaraso ngo bamuhinduye umwuzukuru w'abazungu, ngo ni imandwa y'abazungu, ngo niyo mpamvu ko turushaho kuyiterekera ni kwigira imbaraga. Ariko niba twarakurikiye neza, ubushize mu kiganiro twavuze kuri iyi miryango y'abahungu ba Nowa, tubona ko aba banyaburayi baturuka ku muhungu witwa Yafeti. Yesu akomoka mu rubyaro rwa Heberi. Heberi wabyaye Abaheburayo, ariko Heberi akaba ari uwo mu rubyaro rwa Shemu. Rero ni ugucurika ibintu ubye babishaka cyangwa kubera indi mpamvu, kwita Yesu umwuzukuru w'Abajafetite cyangwa w'abene Yafeti ni ukwirengagiza, kuko Yesu ntago avuka kwa Yafeti, avuka kwa Heberi mwene Shemu, umwuzukuruza wa Shemu. Ndumva muri makeya ari ibyo twavuzeho. Dusoreza muri Yesaya igice cya 19 aho twavuze ko turi bugaruke. Imana nidufasha turaza kuhagaruka, kuko niho harimo isezerano ry'icyo noneho Imana yasezeranyije Egiputa cyangwa Afurika nyuma y'igihano. Ariko nifuzaga ko mbere y'uko tuhagera tubanza tukagira ibindi turebaho. Nifuzaga ko tubanza mbere yo kugira ngo abantu bajye batwemeza ko Afurika yavumwe, tubanze tureba ahubwo Afurika nk'ahantu n'iyo nasiyo d'Israel cyangwa icyo gihugu cya Isirayeli, iryo shyanga rya Isirayeli ryavukiye. Afurika nk'igihugu cyakiriye Isirayeli mu gihe cy'imibabaro yayo, hanyuma kandi iryo shyanga rya Isirayeli rikabasha kuvukira, ubwo bwoko bw'Imana bukabasha kuvukira muri uwo mugabane. Kubera ko iyo bavuze Afurika uba wumva ari ahantu h'ubukene, ahantu hababaje, ahantu hari abantu bagowe, ahantu wagira ngo ni ahantu nyine havumwe. Ariko ntabwo ariko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kutwereka ko Egiputa yigeze kuba umugabane ukomeye. Egiputa ubwayo yigeze gutwara isi yose. Egiputa ubwayo yigeze kuba nk'uko uyu munsi wavuga, wanayigereranya n'iki se? Ntago wayigereranya na Amerika, kuko uyu munsi ubona biravanze. Hari Amerika, hari Uburayi, hari ibiki, hari ukuntu bifite nk'aho bivangavanze ku buryo Egiputa utabona icyo uyigereranya nacyo muri iki gihe. Hanyuma Egiputa kandi ikaba yarabyaye amasivirizasiyo yose tubona yagiye aza nyuma ya Egiputa. Egiputa ndi kuvuga nk'uko twabonye ubushize, twabonye igihugu cya Hamu icyo ari cyo, tubona ko wari uyu mugabane wose wa Afurika, kongeraho igihugu cya Kanani cyaje komorwaho ubwo bacukuraga Canal de Suez. Ariko ndagira ngo mvuga aka kantu gato gusa nk'agaparanteze, icyo gihugu cyose cyari igihugu cy'abirabura. Nubundi ibyo byo nta n'impaka bijya bikurura, kuko n'aba bazungu bemera ko abuzukuruza ba Hamu ari abirabura. Ndagira ngo rero mbere y'uko tuza kubona ibihano Imana yavuze kuri Egiputa, tubanze turebe no kuvuka kw'igihugu cya Isirayeli ivukira muri Egiputa, uburyo byagenze
kugira ngo igihugu cya Isirayeli ubwacyo kivukire muri Egiputa. Turibuka twese ko iyo dusenga dukunda kuvuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariko Yakobo yaje kubyara abahungu 12, umwe muri bo witwa Yosefu. Ni amateka mwese muzi. Tubona ko iyo bigeze mu itangirira ibice byaho 37, uhereye ku murongo wa 12 ukamanuka ukagera nko kwa 36, tubona ko bene se wa Yosefu bamugiriye ishyari, bamugurisha Abishimayeli bamugurisha ku Bishimayeli. Abishimayeli nabo bamujyana muri Egiputa. Iyo tugeze mu itangiriro 41, tubona ko Yosefu nyuma yo gufungwa, nyuma y'ibyo yaciyemo kwa Potifari na muka Potifari, arafungurwa akaza agasobanura inzozi z'umwami. Umwami akishima, akamwegurira igihugu cyose, yarangiza Farawo amushyingira umukobwa w'umunyegiputakazi. Ntiwumva ukuntu bya yanasi itangiye kuvuka, umwana w'Umwisirayeli waje aturutse i Kanani, agurishijwe ku Bishimayeli, ageze muri Egiputa, ashingiwe umukobwa w'umunyegiputakazi. Uwo mukobwa w'umunyegiputakazi ise yari umutambyi. Ibyo yatambiraga ubwo ntibabitubwira neza, ariko reka dusipoze ko ari imana zo muri Egiputa. Ubwo biratangiye kwa kwivangavanga. Ndashaka kuza kubumvisha uburyo byonyine iyi nasiyo ya Isirayeli yari yuzuye abanyegiputa batagira ingano, kubera ko icyo gihe nta tegeko bari bafite ribabuza gushakana n'abanyamahanga. Iri tegeko riza kuvuka nyuma, ubwo barimo bajya i Kanani mu gutegeka kwa 2:7. Umbwire bwa bwoko bwavumwe uburyo Imana itangiye kubwenkorupora mu isezerano rya Aburahamu, kubwinjiza mu isezerano rya Aburahamu, habaho amasezerano yo gushakana no kubyarana. Yosefu si nguyu ashatse umunyegiputakazi, birakomeje. Hanyuma twagera mu itangiriro ibice 46, noneho tubona Yakobo ajya muri Egiputa ngo amanukana n'abantu 70. Bari basuhutse kuko i Kanani hari inzara, bari basuhukira muri Egiputa. Icyo gihe Egiputa cyari igihugu cy'uburumbuke. Ibi ngibi batubwira ngo Afurika ngo ni ahantu h'inzara, ni ahantu abantu bapfuye nabi. Hari igihe cyabayeho Egiputa itwaye isi yose, ku buryo abasonzaga bose nta handi batekerezaga gusuhukira hatari muri Egiputa. Niko byagenze kuri Yakobo n'abahungu be. Nyuma yuko abahungu be bagiye guhaha inshuro zingahe muri Egiputa, noneho byagezeho barimuka n'umuryango wabo n'abagore babo n'abagaragu babo, baramanuka bajya muri Egiputa. Ese Yosefu kujya muri Egiputa byari mu mugambi w'Imana cyangwa ntabwo byari mu mugambi w'Imana? Kuko niba byari mu mugambi w'Imana, ubwo no gushaka umunyegiputakazi byari mu mugambi w'Imana. Kugira ngo nsubize icyo kibazo, ndumva nasoma itangirira ibice 15 uhereye ku murongo wa 7. Aramubwira ati, nijye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramusubiza ati, Mwami Uwiteka, icyamenyesha ko nzakiragwa n'iki? Aramusubiza ati, enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ubuguma bw'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo 2 abyerekeranya, keretse za nyoni nizatagabanijemo. 12. Ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Umurongo wa 13 niwo nashakaga. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Aho ni mu itangiriro kwa Aburahamu, Isaka ntaravuka, Yakobo ntaravuka, Yosefu ntawe uhari, aba bantu bose ntibarabaho. Ariko kumva amagambo Imana yabwiye Aburahamu mu isezerano bakoranye. Umurongo wa 13, Uwiteka abwira Aburahamu, yari ataranahindurirwa izina, ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba bashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400.
nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyeyo ubutunzi bwinshi, ariko wehoho uzasanga ba sogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo muri Egiputa, abo ngabo niba Imana yahaye iryo sezerano, ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Ikintu nagusubiza ku kijyanye no kuba byari biri mu mugambi w'Imana, Imana yahamagaye Aburahamu imukura muri Uriya Bakarudaya, imusezeranya kumuha igihugu cy'i Kanani, ariko imubwira ko itahita ikimuha kubera ko gukiranirwa kw'Abanyamori kutaruzura, kubera ko Imana yacu irihangana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igituma mbihanganira ni ukugira ngo ndebe ko mwakizwa. Imana iha Abamori imyaka 400 kugira ngo irebe ko bakizwa, kuko gukiranirwa kwabo kwari kutaruzura. Icyakora ibwira Aburahamu, iramubwira ngo ubuvivi bw'abazajya muri iryo shyanga, ni ukuvuga ngo uhereye ku rubyaro rwa Yakobo, nyuma y'imyaka 400 nibwo ubuvivi bwabo bwagombaga guhaguruka muri Egiputa bugasubira muri bukajya i Kanani mu gihugu sekuruza yasezeranyijwe. Bivuga ko kugira ngo bajye muri Egiputa, Imana yohereje Yosefu nk'integuza. Reka nanjye ngire undi murongo nongeraho hano muri Bibiliya mu Itangiriro 45 umurongo wa 4 kugeza 7. Yaravuze ngo Yosefu abwira bene se ati, ndabinginze imunyegere. Baramwegera, aravuga ati, ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ubabare mwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana umurongo wa 7 akavuga ngo kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Umurongo wa 8 haravuze ngo nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Ukuvuga ngo ahangaha bashatse kutwereka ko bashatse kutwereka ko kujya muri Egiputa kwa Mose aprito kwa Yosefu ari umugambi w'Imana. None utubwira uti ngo bamushingira umukobwa w'umunyegiputakazi. Ubwo bwa bwoko bw'Imana bugiye kwivanga n'abanyamahanga. Bwa bwoko ubusanzwe bwari ubwoko kwabwo kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Yakobo, noneho butangiye kwivangamo andi mahanga. Nta nubwo ari Yosefu guserega, na Yuda yarongoye umunyakananikazi. Na Yuda yarongoye umunyakananikazi, ndetse no muri Maraki ibice 2 Imana ibigarukaho, kuko uwo munyakananikazi we yakoze n'ikosa rikomeye. Abamori icyo gihe bari mu bwoko bw'Abanyakanani. Icyo gihe Abanyakanani bari barashayishije, barakabije gukora ibyaha no gukorera izindi mana, ku buryo uwo munyakananikazi Yuda yarongoye we yazanye n'imana ze, bituma ahumanya ubwoko bwa Yuda, abuhumanishije ibigirwamana yazanye. Ariko nta tegeko bari bafite. Abantu bakunda kuvuga ngo Imana yacu mu Gifaransa baravuga ngo ni raciste, uretse ko binagoye kuvuga ko ari raciste, kuko ikintu cy'uburasiste kizanamo race, kandi abo bantu ntituzi n'ibara ry'uruhu rwabo dayeri. Ubwo nta kintu na kimwe dufite gihamya ko abasemite bo batari abirabura cyangwa bari abazungu. Nta kintu dufite kibihamya, ariko bakunda kuvuga ko Imana yacu irobanura ku bwoko cyangwa se ku hantu abantu baturuka, kuko yaje kubuza Abisirayeli kongera kwivanga n'andi moko. Ariko iyo witegereje, ntago Imana yabahoraga ko atari Abisirayeli. Imana yabahoraga ibigirwamana yo moko yakoreraga. Ntaho byari bihuriye no kuba atari Abisirayeli. Ikibazo cyari uko ayo moko afite izindi mana, kandi muri kiriya gihe ibintu by'umwuka byari bikomeye cyane, ku buryo abantu bose bakomeraga ku myizerere yabo. Tugaruke rero, twari tugeze aho Yosefu bari bamaze kumushyingira umunyegiputakazi. Babyara abahungu 2, Manase
na Efurayimu, ariko abo bahungu babiri urumva bavukiye muri Egiputa, bavutse ku munyegiputakazi, mu yandi magambo bavutse ari abanyegiputa, kubera ko hari ikintu bita le droit du sol cyangwa se uburenganzira bw'ubutaka wavukiyeho. Noneho iyo droit du sol ihuye no kuba wabyaranye n'umuntu wo muri icyo gihugu, uwo mwana automatikoma avuka ari umwenegihugu. Bivuga ngo aba bana bavutse ari abanyegiputa, niba hari indangamuntu ubwo babarurwaga nk'abanyegiputa, cyane ko bari ab'umutware umutware wo kwa Farawo. Twari tugeze mu itangiriro 41 niho Yosefu yashyingiwe. Hanyuma Farawo ikindi nyuma yo kumushyingira yakoze nuko yeguriye Yosefu igihugu cyose. Yegurira Yosefu utari umunyegiputa, amwegurira ubutware bw'igihugu cyose. Hanyuma mu itangiriro 46 niho tubona bene Yakobo ndetse na Yakobo bose bamanuka noneho bakaza muri Egiputa. Baje ari abantu 70 gusa. Baje ari abantu abo mu muryango wa Yakobo 66, ariko ototari ababarwaga abagabo cyangwa se ababarwaga muri icyo gihe bari abantu 70 bose hamwe. Ubwo abandi nyine ni abagaragu, ni abajani ibiki. Hanyuma bageze muri Isirayeli rero mu gice cya 47 tubona uburyo Farawo yagiriye neza Yakobo n'umuryango we, arawakira. Ndagira ngo ho tunahasome dayeri, sinzi niba wansomera mu itangiriro 47 uhereye ku murongo wa 5. Aha ho ndashaka kuhavuga bumve ikintu cyabaye. Farawo abwira Yosefu ati, so na bene so baje wawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo tuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni, kandi niba uzi muri bo barukunyu ubagire abatahira b'inka zanjye. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzerero rwanjye ni 130. Iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bw'abasogokuruza mu minsi y'uruzerero rwabo. Yakobo asabira Farawo umugisha, maze amuva imbere. Yosefu atuza se na bene se, abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa, aharuta ahandi ubwiza mu gihugu cy'Iramasesi, uko Farawo yategetse. Amen. Na 12 Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero uko abana babo bangana. Okay, aha rero niho nashaka kumvikanisha abantu akenshi bavuga ko Egiputa yabereye umuvumo Isirayeli, birengagiza ko Egiputa yabanje gutunga Isirayeli, ndetse Isirayeli nk'igihugu ataravuka. Bakiri abantu 70 mu gihe cy'inzara yabo, mbere y'uko Egiputa ibabera igihugu cy'ubucakara, yabanje kubabera igihugu cy'amahahiro. Wibuke ko sekuruza Aburahamu ubwe yari yarasuhukiye muri Egiputa. Ntabwo byibuka igihe bavuga abwirana na Sara ngo aze kubeshya ko ari mushiki we. Kiriya gihe yari arimo asuhuka ajya muri Egiputa kugira ngo ajye guhaha, kuko inzara yari yarateye kandi igihugu cy'uburumbuke cyari imbere yabo mu isi yose yari Egiputa icyo gihe. Hanyuma basuhukirayo. Ariko dore akantu nshaka kuvuga kabaye muri iki gice cya 47. Ikintu cya mbere ni uko Farawo yagiriye Yakobo n'umuryango we wose neza. Arangije ineza yabagiriye iranarenze, kuko yaravuze ngo babatuze mu gihugu aharusha ahandi hose ubwiza. Ni ukuvuga ngo barebye mu gihugu bareba heza kurusha ahandi. Gosheni igira inyigisho nyinshi abantu bakunda kuyivugaho, ariko bibagirwa kugaruka ko Gosheni yari iri muri Egiputa. Ni ahantu batuye baratunganirwa, bararyoherwa, barorora, barorokera, ariko aho hantu hari muri Egiputa, aho Imana yabahereye umugisha. Kubw'iyo neza rero Farawo yabagiriye, dore ikintu Yakobo yakoze. Nk'uko tubizi twese, Yakobo niwe wiswe Isirayeli, Yakobo niwe se w'igihugu cya Isirayeli cyose. Ariko mbere y'uko Yakobo ahesha abana b'umugisha, yabanje ahesha Egiputa umugisha, kuko Egiputa yari ayigiriyemo umugisha. Muri iki gice
ku murongo wa 10 tubonaho Yakobo asabira Farawo umugisha. Asabira Farawo umugisha, ntabwo yari kumusabira umugisha atawusabiye igihugu cye. Mu by'ukuri Egiputa ubwayo yahawe umugisha na se w'amasezerano. Sinzi niba ako kantu uri kukumva. Isirayeli wabyaye amoko 12 ya Isirayeli yabenishije cyangwa yahesheje umugisha Egiputa nk'igihugu yasuhukiyemo. Kandi nk'uko yabyivugiye mu myaka ye yose y'uruzerero ntago yigeze abona inabi Egiputa yagiriye Isirayeli. Oya, Yakobo yarinze apfa bakiri i Gosheni bakimerewe neza, nta kibazo na kimwe bigeze bagira, aricyo cyatumaga Yakobo nk'umutambyi akomeza guhesha icyo gihugu umugisha. Hanyuma ikindi kintu cyabaye muri iki gice abantu badakunda kugarukaho n'ubundi mu gice cya 47, buriya ikintu kimwe gituma iki gitabo cyitwa Bibiliya kiba igitabo cyo kwizerwa, nuko n'intwari zo kwizerwa ziri muri cyo. Ntago bigeze bahisha intege nke zabo. Muri iki gice nubwo 47, nubwo Egiputa yari yabereye umugisha Isirayeli, aha ndagira ngo bize kumvikana inkomoko y'urwango abanyegiputa baje kwanga Abisirayeli. Inkomoko y'urwango rwatumye igihe Farawo yahagurukiraga Abisirayeli harabuze umuntu n'umwe muri Egiputa wo kubavugira, kuko ibi byose byakozwe n'umufarawo wimye utaramenye Yosefu. Ariko hari ikintu Yosefu yari yarakoreye abanyegiputa kirabababaza cyane, kuko mu gihe yakibakoreraga baramushimiraga, ariko uko imyaka ihita bagenda babona ko Yosefu yabahemukiye. Mu gice cya 47 uhereye ku murongo wa 13 hari ikintu bita esclavage de Joseph cyangwa se ubucakara bwa Yosefu. Mbere yuko Abisirayeli bahinduka abacakara muri Egiputa, Yosefu ubwe yabanje guhindura abanyegiputa abacakara mu gihugu cyabo bwite. Abahindura abacakara mu gihugu cyabo, ariko akantu karimo kari kababaje, nubwo bo bari abacakara, bene wabo wa Yosefu Abisirayeli bo bari i Gosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza muri Egiputa. Ikintu cyabaye muri strategy yo kugira ngo mu myaka 7 y'inzara aba bantu bazabashe kubaho, Yosefu yasabye abanyegiputa bose ko mu myaka 7 y'uburumbuke bazajya bazana igice cy'imyaka yabo bakayibika mu bigega bya Farawo. Bubaka ibigega binini cyane kugira ngo bijye bijyamo igice cy'imyaka yeze, abanyegiputa bakisigariza ibyo barya, ariko ibindi bakabishyira mu bigega byo kwa Farawo. Ntiwumva ko babizanira ubuntu, barahingaga bakabizana Farawo atabiguze, bazi ko bari kubikira imyaka y'inzara. Ariko reka ya myaka y'inzara izagere. Ikintu Yosefu yakoze muri iki gice nuko igihe cy'imyaka y'inzara yagiprofise kugira ngo anyaga abanyegiputa ibyabo byose, anyaga abanyegiputa buri kintu cyose bafite. Hanyuma imyaka bari bafite iwabishize, baza kubwira Farawo ngo nabagaburire. Farawo ati nimubaze Yosefu. Yosefu ati nimuzane imirima yanyu. Ubwo imirima yabo bakaba barayizanye, igiye kwa Farawo, ibaye ya Farawo, akabaha ibyo kurya. Kandi bya byo kurya nibo babibitseyo, ntago Farawo yari yarabira baranguyeho. Agera ahantu ibintu byose bibashiraho, imirima irashira, amatungo arashira, abahungu n'abakobwa barashira, ndetse nabo ubwabo bigurira kuba imbata za Farawo. Abantu bashobora kubigura kubisoma muri iki gice cy'itangiriro 47 uhereye ku murongo wa 13 kamanuka ugakomeza hasi. Ariko nubwo ubwoko bwose bw'abanyegiputa bwari bugizwe imbata za Farawo, ibyo bintu Yosefu ntago yabikoreye abavandimwe be. Ibyo bintu ntago Yosefu yigeze abikorera bene Yakobo. Urebye bene Yakobo nibo bantu bonyine bari bari muri Egiputa batari imbata za Farawo. Uri kubyumva? Noneho igihe kigeze, Farawo mushya wimye utaramenye Yosefu atangira gutekereza kuri ubu bwoko buba mu gihugu cye bo batari imbata.
nuko ubucakara bw'Abisirayeli bwatangiye, kuko Yozefu yafashe abanyegiputa bose abashyira mu bubata, ibintu byose byabo bihinduka ibya Farawo. Ariko Farawo utaramenye Yozefu yimye, asanga hari abantu batitwa abanyegiputa muri Egiputa nibo bonyine bafite uburenganzira bwo gutunga amasambu yabo i Gosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza, nibo bonyine bafite ubwiko ku matungo yabo i Gosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza. Abyibazaho, mu kubyibazaho bituma n'abanyegiputa bose babyibazaho, kuko babangaga urwango rutewe n'icyo kintu Yozefu yari yarabakoreye, ariko akirokorera bene wabo. Icyo gice cya 47 ni icyo kintu cyakibayemo. Ibintu bitatu byabaye muri iki gice ni uko Farawo yagiriye neza Yakobo ahesha umugisha Egiputa, hanyuma Yozefu nawe agurira abanyegiputa bose kuba abacakara ba Farawo. Ariko ibyo ngibyo ntiyabikorera bene wabo, bo abatuza i Gosheni mu gihugu kirusha ibindi ubwiza. Hanyuma mu gice cya 48 ubwo turakomeje tureba uburyo iki gihugu cya Isirayeli cyavukiye muri Egiputa, kugira ngo mbere y'uko iki gihugu cyitwa igihugu cyavumwe tubanze tumenye ko mu nda yacyo ari naho hasohotsemo ubwoko bukundwa bw'Imana. Twibaza ukuntu iki gihugu cyahinduka igihugu cy'umuvumo, kandi tubona uburyo cyafashije mu kugira ngo ubwoko bw'isezerano buvuke, kandi kugira ngo ubu bwoko nabwo butoranywe ntago ari uko Imana irobanura ku butoni, ahubwo igihe bari bamaze kugira ibigirwamana byinshi yahisemo ubwoko buzavukamo umucunguzi, yahisemo abantu bazaza ku bw'agakiza. Uzasome uriya mugisha Imana yahaye Aburahamu, yaramubwiye ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ngo abazakuvuma nzabavuma, baguhesheje umugisha nabo nkubahe, ngo kandi muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Bisobanuye Kristo Yesu, kuko Kristo niwe mugisha w'amahanga yose. Nta kindi kintu Isirayeli twavuga yaba yarabereyeho isi umugisha atari ukuba umushorera wo kugeza ku kuvuka kwa Kristo, kuko bari bafite isezerano ry'uko muri bo, muri Aburahamu, mu rubyaro ruzakomoka muri Aburahamu, nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Hanyuma igice cya 48 rero Yakobo akoramo ikindi kintu. Ku murongo waho wa 5 twari twavuze ku bahungu babiri ba Yozefu b'abanyegiputa. Arangije yadobuta abana ba Yozefu, ukomeje hasi aramubwira ngo abandi bana bose uzabyara bazakwitirirwa, ariko ababo n'abanjye. Muri Bibiliya muzi ko dukunda kubona bagaruka kuri Efurayimu inshuro nyinshi, ariko abantu ntibamenye ko Efurayimu ni umwuzukuru wa Yakobo, umuhungu wa Yozefu, ariko kandi Yakobo yaramwadobuse amushyira mu bana be, bityo ajya kubaraga hari umugisha yahaye Efurayimu, hari umugisha yahaye Manase, nk'uko yahaye imigisha Rubeni, Simeyoni, Dani n'abandi bose bavukana. Ubwo rero turacyari kureba uburyo ubu bwoko bwaje kugwira. Ubwo noneho igitabo cy'Itangiriro twakivamo tukinjira mu Kuva batwereka ko ubu bwoko bwakomeje kugwira. Kugira ngo ntajya mu byanditswe byinshi, wakwibaza uti ko baje ari 70, aba bantu bagwiriye babyarana n'abande. Wibuke ko kugeza ubu nta tegeko bari bafite ribabuza gushakana n'abanyamahanga. Aba bantu, abagore bamwe bashatse abanyegiputa, abagabo bamwe bashaka abanyegiputakazi, abandi bakajya bashakashakana hagati mu miryango yabo, ariko rwari urubyaro ruvanze na bene Yakobo n'abo basanze muri Egiputa. Hari ikintu kimwe gusa cyasabwaga kugira ngo niba washakanye n'umunyegiputa bakwakire nk'Umwisirayeli, wagombaga gukora ikimenyetso cy'isezerano cyahawe sogokuruza Aburahamu. Niba uri umugabo ugakebwa, icyo gihe bahitaga babakira mu muryango nk'Abisirayeli. Niba mubyaye umwana w'umuhungu, mukemera ko igihe cyose muzabyara umuhungu muzamukeba. Icyo ngicyo mwacyemeraga,
babakiraga hagati muri bo nk'abisirayeli bagenzi babo. Ntabwo babaga bakivuga ngo uyu ngo we ngo urumva ngo ni igice cy'umunyegiputa ngo ni igice cy'umwisirayeli, kuko deja mu miryango yabo y'abisirayeli harimo na Efurayimu na Manase, nabo ubwabo bari ibice by'abisirayeli n'ibice by'abanyegiputa. Ni ibintu batajyaga batindaho kuko barivangavanze cyane. Abisirayeli rero bakomeza kugwira, bakomeza kubyarana, bakomeza gushakana n'abo basuhukiyemo, ngo bwa bwoko buza kugwira, baba ishyanga rinini cyane ritangira gutera ubwoba abanyegiputa. Aho rero niho haje kwima Farawo utarigeze umenya Yozefu, ari we nyine waje kubakoresha uburetwa. Ku kijyanye rero n'uburyo iryo shyanga ryavutse nyine uko bakomezaga bagwira nibwo baje kuba ishyanga rinini. Ndetse na Mose wabatumweho ubwe, tubona ko igihe yahungaga ava kwa Farawo yagiye i Midiyani ngo ashakayo umunyetiyopiyakazi, umugore we witwaga Zipora. Zipora iyo twitegereje usomye mu kuva ibice 4 hari ikintu cyabaye kuri Mose na Zipora kikwereka ko hagati ya Mose n'umuryango yashatsemo hakomeje kubaho ikibazo cyo gukeba abana babo. Hanyuma ngo mu gice cya 4 nibwo Imana yaje ngo ishaka kwica Mose. Niba hari Mose yarashaka gukeba abana umuryango w'ukanga ntago babisobanura neza. Icyo nzi cyo Zipora muka Mose abonye ibintu bikomeye yahise gusimbukira niwe wakebye umuhungu we, afata isara bwayo aramukeba, abwira Mose ngo umbereye umukwe uvusha amaraso, ngo gukeba abana nicyo nkwitiye ibyo ngibyo. Kuko abana babo bigaragara ko batakebwe ku munsi wa 8, ariko kuko yari yahamagawe n'Imana kugira ngo asohoze isezerano, kudakora icyo kimenyetso byari bimuteranije nayo. Barakomeza, tuzi uko Imana yahagurukije Mose, noneho barabaye ishyanga rikomeye. Mose ajya kubakura muri Egiputa kugira ngo abajyane muri Isirayeli. Muri iyo nzira rero niho bageze hagati Imana yenda kubageza i Kanani mu gutegeka kwa 2 ibice byaho 7. Imana ibaha itegeko ryo kutongera gushakana n'abanyamahanga. Icyo kintu Yosuwa nawe akigarukaho, ariko Imana ibaha itegeko ryo kutongera gushakana n'abanyamahanga. Deja barimo abanyamahanga benshi, bakoze cya kimenyetso cy'isezerano cyo gukebwa, ku buryo Imana ntiyari ikibita abanyamahanga ku masezerano. Bityo bajya i Kanani, Imana ibaha itegeko ko batazivanga n'ayo mahanga bagiyemo. Iryo tegeko ryarebaga amahanga bari kujyamo, ariko hari abantu nka Miriyamu na Aroni bashatse kubisubiza no mu gihe cy'impitagihe. Uribuka ubwo basekaga Mose kuko yashatse umunyetiyopiyakazi, ibyababayeho. Ariko iryo tegeko barihawe deja Mose yarashakanye na Zipora, kandi bariherewe amahanga bari bagiyemo. Imana irababuza ngo kugira ngo batazazana imana zabo bakanduza abahungu babo n'abakobwa babo, Imana ikabarimbura vuba. Turimo turareba uburyo iki gihugu cya Isirayeli ubwacyo cyavutse kivangavanze na Egiputa. Cyavukiye muri Egiputa ndetse kivuka kivangavanze n'abanyegiputa. Donc Egiputa ni igihugu cy'umuhungu witwa Misirayimu, umuhungu wa Hamu. Ubwo bamwe bayitaga Misiri, Egiputa byose. Hanyuma rero akantu nshaka gusorezaho kuri iki kintu cy'uburyo iyi nasiyo yavutse, sinabura kuvuga ko Egiputa y'icyo gihe yari igizwe n'abirabura. Icyo gihe igihugu cya Egiputa turi kuvuga ni iki gihugu cya Hamu, ni iki gihugu cya Misirayimu, ni iki gihugu nyine cyitirirwa abirabura. Egiputa y'icyo gihe itandukanye na Egiputa y'iki gihe, kuko Egypte y'iki gihugu ubona abantu barimo mu gihugu cyitwa Egypte uyu munsi, bamwe n'Abarabu, abandi n'Abazungu, abandi nyine biravangavanze. Ariko icyo gihe mu mateka y'icyo gihe turi kuvuga ku bantu b'abirabura bari batuye mu gihugu cya Hamu. Uyu munsi hari abirabura bari muri Egiputa? Uyu munsi muri Egiputa hari abirabura ndetse benshi, kuko hari amateka y'uburyo kiriya gihugu cyaje guhinduka uko
cyahindutse ntabwo turi buyinjiremo, ariko nibura kugira ngo bitumvikana nk'aho turi kuvuga ibintu umuntu akuye mu mutwe, aya mateka hari ya Bibiliya na civilisation egyptienne, urumva ni civilisation yari ikomeye cyane igaragara nk'aho ari nayo yabyaye andi ma civilisation yose yabayeho mu isi kugeza ubu. Habaye ikintu kubera nyine uburyo bafashe umwirabura bamuhindura nk'umuntu utuzuye, nk'umuntu wavumwe. Ariya mateka ya Egiputa nayo ntago bashatse ko yakwitirirwa abantu b'abirabura, ku buryo ujya ubibona no mu mafilime. Iyo batwereka filime zikina ku bantu b'abanyegiputa ubona harimo ikintu kiri bizarre, ukabona abagore b'abanyegiputa ni abazungu, ariko wajya kubona ukabona basutse nk'abirabura, kuko abanyegiputa nyine niyo barimo begzamine imibiri yabo uba ubona ko ari abantu basukaga imisatsi. Ziriya kwafire zari kwafire z'abirabura, nk'uko n'uyu munsi ari kwafire z'abirabura, nta bazungu bajya basuka kuriya rwose. Hanyuma bashatse ku ikintu wakwita ku blanchisa cyangwa guhindura abazungu, abantu babaga muri Egiputa icyo gihe. Ariko hari umugabo umwe nakwita ko yabaye intwari cyane muri Afurika, yarahagurutse. Ni umugabo witwa Cheikh Anta Diop, ndumva abantu benshi bamuzi. Ni umugabo wo muri Senegal, niwe muntu icyo gihe byari bikiburanwaho, ariko niwe muntu warwanya urugamba rwa Ninkundura kugeza ubwo aba Egyptologue bose bashyira hamwe bakemeranya kuvuga ko aba Egyptien antique bose barabirabura. Yabaye intambara ikomeye ku buryo hari ikintu kigeze kubaho mu 1974 gikozwe na UNESCO. Cheikh Anta Diop n'ubundi yavuze ko afite ibimenyetso byose ashaka kwereka abahanga b'isi yose by'uko Egiputa y'icyo gihe yari Egiputa y'abirabura. Hanyuma kubera ko urumva ni ibintu biba byarateguwe mu rwego rw'isi gushaka kwerekana ko abirabura b'abantu bagizwe ko batuzuye, b'abantu bitwa ko bafite umuvumo, kuba bagira civilisation ikomeye nk'iya Egiputa, kuba bakwitwa ko aribo bigeze gutegeka isi mu bihe bikomeye nka biriya, barabyanze pe, ku buryo ku rwego rw'isi bashakaga kwemeza ko abanyegiputa bari abazungu, ku buryo igihe Cheikh Anta Diop yashakaga gukora amarecherche ye bajyaga banga ko ajya kumva z'abami, ahubwo bakamwohereza. Urumva nyine kubera ko Egiputa aricyo gihugu cyari gikomeye, amahanga yose yazaga kugihahiramo. Ibihugu bikize byose bigira abanyamahanga benshi. Naguha urugero, nk'aha mu Bubiligi dufite umujyi witwa Molenbeek Saint-Jean. Ugiye muri Molenbeek Saint-Jean nko mu myaka 500 iri inyumbere, bakazaza kureba abantu bari batuye muri Molenbeek icyo gihe, ni umujyi wagira ngo n'uw'Abarabu. Ugiye ahantu hitwa Matonge ni urugero, ubundi Matonge ni umujyi wo muri Kinshasa ngira ngo, cyangwa ahantu muri Kongo, ariko aho hantu n'abakongomani bahuzuye gusa ku buryo hiswe Matonge. Ninanditseho rwose, niyo ugiye kuva muri metro handitseho Matonge kuko abakongore barahatuye cyane. Nka nyuma y'imyaka 500 rero umuntu aje gucukura akareba ibisigarizwa by'abantu bari bahatuye, ashobora gufata umwanzuro ko Ababiligi bari abirabura, ariko siko bimeze. Nuko Matonge ari umujyi uhuriyemo abirabura benshi. Rero izo recherche nizo abanthropologue bajyaga bakora, bakajya muri ya miji yari yuzuyemo abazungu benshi n'abanyamahanga benshi, ariko barabimye uburenganzira bwo gucukura ngo bakorere recherche ku bafarawo. Hanyuma igihe kiza kujya rero Cheikh Anta Diop abigeraho, akora izo recherche ze, arangije asaba UNESCO. Donc Cheikh Anta Diop niwe wasabye UNESCO ko imuha abahanga b'inzobere kandi b'abazungu. Icyo gihe we yari ari kumwe n'undi mu professeur witwa Obenga. Hanyuma bajya ahantu mu cyo bise colloque, ni nk'ihuriro, baradebata bereka ibimenyetso byose, ariko umwanzuro abo bazungu batanze muri UNESCO n'uburanditse urasekeje kabisa. Bashoje bavuga nyine kubera cya kintu cyo kwanga kwerekana ko Egiputa yaba ari civilisation y'abirabura, batanze umwanzuro uvuga ngo biragaragara ko
abantu bari batuye Egiputa muri iki gihe bari abazungu bafite uruhu rwirabura, abo bise abarekoderme ngo ce sont des blancs à peau noire. Sinzi niba wewe wari bwamubona umuzungu ufite uruhu rwirabura. Hari abirabura nyine b'abanyamweru ariko nyamukara sindamubona. Naho rwose bwari uburyo bwo gukomeza gutsimbarara, kwemeza ko abirabura bataba barabaye abanyabwenge n'ibihangange bigeze kuri urwo rwego, babuze uko babigenza ko Sheikh Anta Diop yari yabatsinze burundu, bahita bahimba iyo terime rwose ngo ubwo wabita nk'abanyamukara. Reka bari ko tuvuga hari abantu bavukana ubumuga bw'uruhu, bati abantu bari batuye aha hantu bari abazungu bafite uruhu rwirabura. Impamvu tuvuze ibi bintu byose rero dusoza iki gice kwari ukugira ngo tubereke bene data nta muvumo bariho. Afurika muzi uyu munsi si yo Afurika y'icyo gihe. Afurika yari igihangange, ari inyamaboko itwaye isi yose, ariko ku buryo n'indi mico yose y'Abagiriki n'izindi civilisation zakurikiyeho zagiye zihera ku byo Egiputa yari yaragezeho. Iyo Egiputa rero yari itwaye isi, yari yarabereye umugisha abana ba Isirayeli, nimo nasiyo ya Isirayeli ubwayo yavukiye, ndetse ivuka ivangavanze na bene Yakobo n'abo bari barasanze muri Egiputa. Turakomeza rero mu kanya ku gice cya kabiri, aho turebera hamwe noneho ikintu cyateye Imana guhana abanyegiputa ni abanyegiputa batumye ubwoko bwa Isirayeli buvuka. Ni iki cyarakaje Imana cyaje gutuma Imana ibahana? Imana ibaho umugisha. Yahanye abanyegiputa cyangwa yahanye abanyafurika? Donc dutangira ubushize twavuze ko akenshi Egiputa nk'igihugu cyari gitwaye isi yose, iyo bajyaga kuvuga Afurika bavugaga Egiputa, kuko higeze kubaho na civilisation Ethiopienne nayo yakomeye cyane. Bajya kuvuga Afurika bakavuga Ethiopia. Afurika yakomeje kwitirirwa igihugu gikomeye muri yo. Okay. Ubwo rero nituvuga ibihano bya Egiputa turavuga ibihano bya Afurika. Okay. Kwibutsa ko ab'Imana ikunda n'ibicyaha nibihanisha ibihano. Uraje uzakomeza kutubwira niba uyu munsi munize igihe hari tugikubitwa cyangwa ibitugu byacu bikaba bikomeje gushya by'abanyafurika. Ya Clarisse, Imana cyane. Reka tubwire abadukurikiye yuko intego yacu nta kindi so kwigisha amateka nk'abantu, kuko amateka ntacyo yamarira umuntu, ahubwo turashaka guhishurirwa Imana muri ibi bintu twiga. Ushize twabonye ko Imana n'ubundi mu miterere yayo yahozeho kandi zahoraho. Niyo mpamvu tujya no mu mateka, yaba amateka y'isi tukareba, kandi mu bintu nagiye nkorera ubushakashatsi twabonye ko amateka y'isi n'amateka y'itorero ni ibintu byagiye bigendana, kuko iyo ushatse kuvuga isi n'itorero ntiryaburamo, kandi ushatse kuvuga itorero n'ubundi amateka y'isi ntabwo byaburamo. Nimwumva rero tuvuze amateka ntimukajya ngo wenda ni ubundi bimenyi busanzwe, hoya nabwo dushobora guhishurirwamo Imana muri ayo mateka ngo tumenye umugambi w'Imana ku kiremwa muntu no kuri iyi si Imana yaremye. Hari akandi kantu nshaka kongeraho, niba turi kuvuga ibi bintu mwibuke turi kuvuga ibizira byose Babuloni yakoze. Uyu munsi niba Afurika iriko ifatwa nk'uko ifatwa, nuko Babuloni yadushyizeho icyasha cy'uko turi umuvumo, twavumwe. Uyu munsi turimo turasenya ya consensus bo bagiranye hagati yabo yo kuza bumvikanisha ko iyo Bibiliya ivuze Afurika ibivuze igihugu kivumye. Oya, ibi byose tuvuze birerekana ko Afurika ubwayo atari igihugu kivumye, ahubwo nk'uko umwana wese ashobora gukora amakosa. Koko hari aho Afurika yakoze neza, hari aho Afurika yakoze amakosa, hari aho Imana yayishimye, hari n'aho yayigaye kandi irayihana. Umwe nuko n'igihugu bindi n'ayo mahanga bishobora kubaho kandi byagiye bibaho. N'aya mahanga yose iyo usomye muri Yesaya igice cya 20 ngira ngo niho bavuga ibihano by'andi moko. Ya Clarisse, turagushimiye cyane. Wadufasha gusenga hanyuma zakomeza kuyikurikiyeho kugira ngo abantu bakomeze kumva neza umugambi w'Imana kuri Afurika n'ubuhanuzi Afurika ifite ihetse buremereye. Kandi iyo tuvuze Afurika tuba dushatse kuvuga umuturage wa Afurika, umuntu
ubwo ni ukuvuga ngo ayo masezerano n'umuntu yahetse nitwe tuyahetse, yaba aba diaspora mwese bakarese muri iyo ngiyo, ayo ni amasezerano muhetse, natwe bari hano muri Afurika turayahetse, kandi agomba gusohora mu izina ryande rya Yesu. Ni amasezerano yatuzanye, abasigayeyo ni amasezerano y'abasigajeyo, twese hari isezerano riri kuri Afurika tugomba gusohoza. Amina, haleluya. Hanyuma wadufasha tugasenga. Turagushimye data ku bw'aka kanya ubuduhaye kugira ngo twibukiranye imirimo yawe myiza. Mana, ntabwo ari ugushaka kujya mu by'ubwenge bw'abantu, ariko abatuka izina ryawe nibibaheraho, kuko Babuloni yarabyitwaje cyane, ariko Uwiteka iki ni igihe cyo kugira ngo ikinyoma cya Babuloni kigwe, mbere y'uko Babuloni igwa izagushwe no kugwa kw'ibinyoma byayo byose mu izina rya Yesu. Rero umuntu wese umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa ukuri kuri mu ijambo ryawe, ibyo twahishwe byose, ikiruta ibyo byose Mwami, ndakwinginze kugira ngo abantu bose bicaye bateze amatwi ubakundishe Mwami wanjye gusoma ijambo ryawe, kandi barisomane umutima w'ubwenge no guhishurirwa, bitume bakubona muri buri gice, muri buri murongo, na ya masekuruza abantu badakunda kwitaho Mwami, nibayageraho naho uvuganiremo nabo Papa. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dushimire abari badukurikiye bakuri iki kiganiro, kandi Imana ibahe umugisha. Dusaba kugira ngo Imana ikomeze kwishurira buri wese mu biganiro biba bitambuka kuri Iron TV, urushaho kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu no ku bugingo bwacu, mu ruhande rw'umubiri no mu ruhande rw'umwuka, kandi duharanire kugira karagiteri z'Imana aho turi hose, duse nayo, hanyuma tuzabona ingororano yabo hano mu isi, na nyuma y'uko tuvuye muri uyu mubiri hari izindi ngororano. Reka tubabwire tuti rero mukomerere mu Mwami mu mbaraga z'ubushobozi bwinshi. Clarisse, turagushimiye cyane ku iki kiganiro duhaye. Imana iguhe umugisha, mukomeze kugira ibihe byiza. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imi